Hariho umuntu wabajije ngo ese koko imboro n'igitiyo iyo bihuye biraseka? Biraseka pe! Birishima kubera yuko kimwe kiba kibonye ikindi kandi kigishaka. Kuvuga ngo rero iyo umugore igitsina cyiwe cyashyutswe kikaba gifite rwa rurenda, noneho nawe ugafata igitsina cyawe mugabo ugashyiramo, urumva uburyo biba bimeze nawe urabyumva, biba byishimye, biba biri guseka, bivuze ngo rero ntako bisa, ibyishimo aba ari byose, nta kibazo na kimwe kiba gihari. So rero niyo mpamvu babyita ko iyo bihuye biseka, biraseka kuko nk'iyo umugabo atangiye kurongora ujya kumva ukumva ngo pyiko pyiko pyiko, nyine birimo bigenda bimeze, niyo nseko yabyo, reka tubyite ko ariyo nseko yabyo. Hariho abantu batabizi, hariho abantu usanga babishidikanyaho ariko burya biraseka. Hariho abandi batubajije ngo kuvunira cyangwa se guhinira imboro mu gitsina cy'umugore cyangwa mu gituba bikorwa bite? Cyangwa se ni ibiki ko iryo jambo dukunda kuryumva? Rero buriya icyo ni igikorwa gikorwa n'abashakanye. Nitwigisha rino somo tuba dushaka ko ari abantu bakuru baryumva apana abana. Noneho rero umugabo afata igitsina cyiwe kwa kundi aba ari kukurongora, akagenda ahiniramo mo imbere. Bishimisha abagore cyane kubera ko iyo arwana no guhina agenda akoza ha hantu harya cyane umugore. Hariho abantu batarasobanukirwa uburyaryate bw'igitsina gore, ariko burya bararyaryatwa. Umugore wakeneye imibonano mpuzabitsina we binashoboka hari n'igipangu yakirenga, barashyukwa, barabikenera. Ahubwo ikintu kiba gitangaje ni uko abagabo benshi batajya bamenya niba abagore babo barangiza. Ugasanga ntabwo uzi niba umugore wawe arangiza cyangwa se yishima, kuko kurangiza burya akenshi ni ukwishima. Uzabirebe iyo urangije uba wumva utazi ahantu ugiye, uba wumva ibyishimo ari byose. So rero bisaba ko mwembi niba mutangiranye igikorwa mugomba kwishima. Ariko ikizagutangaza kikanagushyira kure ni uko uzasanga abagabo kenshi barebana n'ibibazo byabo. Nkanaboneraho no kunenga cyane cyane abagabo bateye gutyo. Gute utekereza ku mubiri wawe gusa, ukumva ko ubabara gusa cyangwa se wishima gusa, ariko ntutekereze kuri mugenzi wawe? Ibyo biri mu bintu ntashyigikira, nta nubwo nabyishimira. Kubera ko buri muntu wese afite umubiri ubabara, umubiri wishima,
So rero niba uzi yuko wenda ushobora kurwana no kurangiza, waba utarangije ukumva birakubangamiye, menya yuko n'uriya muri kumwe mwatangiranye igikorwa, niba nta kintu umufashije ngo arangize, menya ko aba ababaye mu mubiri we. Ubwo rero abantu mudukurikiye none aha ngaha, mubyumve neza kandi mudufashe, mugire ukuntu mubikosora, ibibazo bikosoke. Abantu benshi bagenda batwandikira batubwira, baduha mapu y'ukuntu ibintu bimeze, ariko murebe ukuntu mubikosora, murebe ukuntu mubikosora icyo kibazo kiveho, hanyuma bizagenda bifasha imiryango myinshi. Ibyo wakora byose buriya hatarimo ibyishimo by'umugore, ni hahandi uzasanga umugore agusuzugura, nta kibura icyo. Ariko nubikora bizagufasha, kandi nibigufasha bizafasha n'uwo mwashakanye. Umugore utarangije ni wa wundi ubabara mu nda, ni wa wundi uhorana siteresi, uvuga nabi, umunabi wose akawuhorana, ndetse kubera ukuntu uba wamupfubije ashobora kuvanamo n'ibibyimba mu nda. Kubera ko umugabo utakurongora ngo urangize, burya ntiyanakunyaza ngo amazi agushiremo. Burya aramutse akunyaje umwanya munini warangiza. Buri mugore wese yarangiza aramutse akunyaje umwanya munini, ahubwo ni ukuvuga ngo ntabyo aba azi. Bivuze ngo rero ibi bintu bikwiriye gusubirwaho. Buri rugo rwose, buri muntu, buri mugabo akikontorora, akareba neza niba koko arongora umugore we akarangiza. Kuko hariho umugore ushobora no kuzarongora n'umwaka n'imyaka ingahe atarakubwira ko atarangiza. Iyi niyo mpamvu ukwiriye kuzajya umekinga shuwa, ukamenya ko umugore wawe agera kuri ibyo byishimo, kuko ibyo byishimo bya nyuma ntabwo wabihisha ngo bikunde, biba bigaragara. Ubwo rero mwese ndabizi murumva kandi muzi ubwenge. Imana ikomeze ibamere umugisha.